natangaye nongeye kubona rwa rwabya rw'umujinya nicaye hariya kuri ya ntebe. Abashyitsi nibo batabizi ariko abandi bo narababwiye. Ubutumwa nabuhawe 2019 mu mezi abanza mbona urwabya rw'umuringa rufite umukondo ngo rumanuka ruva mu ijuru, hanyuma ngo mbona rufashwe n'umunyururu ngo ruraza rugera hafi yaho iyi purafo iri y'urusengero, hanyuma ngo mbona uwo munyururu ngo y'isezerano iravuga ngo ubaye uwanjye, iravuga ngo ndagukoye ino yitwa amaraso, muri iyo nkono nimuzakura arinete amaso y'umwuka, muri iyo nkwano nimuzakura inkweto zitwa ubutumwa bwiza, muri iyo nkwano nimuzakuramo umukandara witwa ukuri, muri iyo nkwano nimuzakura amajyana ibishyimbo imirimo yo gukiranuka y'abera, muri iyo nkwano nimuzakura amavuta atarimo hidrokinone yitwa umwuka wera. Haleluya. Umwami Imana izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Umwami Imana izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Ndasubiramo iri jambo ricyure. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza, ariko ikarindira abakiranirwa ngo bagere ku munsi w'amateka bagire gute? Bahanwe. Ariko ikarindira abakiranirwa kugira ngo bagere ku munsi w'amateka bagire gute? Bahanwe. Tugiye kuganira ku bihe bitatu umukristo anyuramo, kandi buri gihe cyose uko turakiganiraho ku Mwuka Wera dufasha uze kubigira ibyawe, kubigira iby'undi, wowe niwe waje ubigira ibyawe, kandi icyo wumva ijwi ry'Imana rikubwiye ugikora. Yesu ashimwe. Igihe cya mbere umukristo anyuramo ni igihe cy'ibigeragezo, igihe cy'ibigeragezo, igihe cy'amakuba. Nicyo gihe cya mbere umukristo anyuramo Imana ikimara kumuhamagara. Kugira ngo munyumve neza, ariko Imana ntishobora kwemera ko umuntu ihamagaye Imana ntishobora kwemera ko umuntu ihamagaye ahura n'ibigeragezo itabanje kumutegura. Itabanje kugira gute? Kumutegura no kumuteguza. Imana itegurira umuntu ihamagaye hehe? Imutegurira mu muhamagaro. Imutegurira mu muhamagaro yamuhamagaye. Ihamagaye iragutegura kandi ikagutegurira muri uwo muhamagaro iguhamagaye. Nta muhamagaro n'umwe ushobora gukomera utarabyawe n'ijambo ry'Imana, kandi nta muntu ushobora kuba mu muhamagaro atezwa, nta muntu ushobora kuba mu muhamagaro adasenga. Nubwo buryo Imana iteguramo umuntu wayo. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yakwibaza ngo kuki abantu bakurikiye Imana cyangwa Imana ihamagaye bageragezwa? Turabaza Bibiliya. Ubundi abantu bakwiye kongera kubyibuka, abatabizi bakabisobanukirwa. Hari ubwami bubiri bukorera hano mu isi, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo waho wa 10 wa 28. Yesu ashimwe. Rwandikiwe Abaheburayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 28 haravuga ngo ubwo twakira ubwami
ubwo ni ubwami bw'Imana butabasha kunyeganyezwa, ngo nicyo gituma dukwiriye gukomeza ubwo buntu kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka. Umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe aba yakiriye ubwami bw'Imana. Ibyo bisa no gusinya amasezerano y'intambara urwana ku manywa na nijoro. Ibyo mbabwira nibwo buzima bw'abakristo, nibwo buzima bwanjye, sinababwira ibyo ntakozaho imitwe y'intoki. Yesu ashimwe cyane. Ni iyihe mpamvu rero y'intambara turwana buri gihe? Ni ukubera ko twakiriye ubwami bw'Imana ariko tubwakirira mu bundi bwami bw'iyi si bufite ubuyoboye nawe witwa Beelzebuli, ariwe Satani. Murabyibutse indirimbo ya 204 hari igitero kivuga ngo ko ingabo ze zirakomeye. We atari yazi ingabo ze nazo ntizoroshye, zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ariko umwami Yesu ijambo ryavuze ngo azi gukiza abamwubaha mu bibagerageza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu y'intambara turwana, nuko twakiriye ubwami, tubwakira mu bundi bwami nabwo bufite ubuyoboye witwa Beelzebuli, ariwe Satani. Kandi abakunda gusoma igitabo cy'umugenzi ndagikunda, nkunda kugisoma. Ni igitabo cyandikishijwe n'Umwuka Wera. Umugabo mukristo ahura na Parwoni mu gikombe mucisha bugufi, mu magambo menshi bavuganye ndashaka gukuramo rimwe. Yaramubwiye ngo nta mwami wareka abantu bamuvaho hatabayeho imirwano. Kugira ngo Imana iguhamagare kuvana kwa Satani habaye intambara. Intambara yarinze ubweme n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Haleluya. Hanyuma ukimara kuvanwayo rero Satani ntabwo yakwicara, ahora agukurikirana kugira ngo arebe uburyo yakugarura. Muzasome iki gitabo cy'umugenzi, muzasanga ikiganiro Mukristo yagiranye na Parwoni mu gikombe mucisha bugufi. Parwoni agerageza kumusubiza inyuma, yaramubajije ngo ubundi urinde? Undi aramubwira ngo nitwa Mukristo. Urava he? Ndava mu gihugu kurimbuka. Uragana he? Ndagana mu rurembo Siyoni. Parwoni aramubwira ngo wikwiriye kuvuga amagambo menshi, ndakuzi. Igihugu kurimbuka ndi Imana yacyo n'umwami wacyo, nawe kandi ndakuzi. Biravuze ngo niba koko warakiriye ubwami bw'Imana, Satani arabizi ko wabwakiriye. Niba kandi uri nyamugirya nino nabwo arabizi. Parwoni yabwiye Mukristo ngo ndakuzi, igihugu kurimbuka ndi umwami wacyo n'Imana yacyo, nawe wahoze mu ngabo zanjye waradizatinze. Aramubwira ngo nzanywe no kukubuza kujya gukorera uwo mwami, ndamwanga, n'abakunzi b'iyi nzira ndabanga. Ukwiriye kumenya yuko Satani akwanga. Ntabwo dufite umwanya muremure wo kubaganiriza, ariko umunyabwenge iyo uvuze rimwe yumva karindwi. Yesu ashimwe cyane. Habaho ikiganiro gikomeye kugeza ubwo Parwoni yakangishije Mukristo. Turi ku jambo rimwe rivuga ngo igihe cya mbere umukristo anyuramo ni igihe cy'ibigeragezo. Ibigeragezo biba mu matsinda menshi, ntabwo twabisobanura. Ijambo ry'Imana ni rigari. Hari ibigeragezo bituruka ku Mana, hari ibigeragezo bituruka kuri Satani. Ubwo urambaza utese biturutse ku Mana wabimenya ute? N'ibiturutse kuri Satani wabimenya ute? Wabimenya ari uko ufite Umwuka Wera, kuko ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri ni iki? Ni umubiri. Ubwo rero niba udafite umwuka ubushake, Imana yarawusutse itamugeze. Imana ihimbazwe. Haleluya. Kugira ngo ntaza kuri butinde rero, yagerageje kumukonvenka, amukangisha, amubwira ko hari abandi nkawe biyemeje ibyo batazashobora, bagarukiye Parwoni. Mukristo aramubwira ati rinde kuko ndi mu nzira. Aramubwira ati ubundi igihe nagukoreye nkiri umwana nari ntarakura, ubu narakuze, ndakora ibyo umuntu ufite ubwenge yakora. Ibyo biramubabaza. Burya Satani arababara iyo ahuye n'umukristo ukuze. Reka mbabwire ko Imana irabyara, ikarera, ikanakuza. Ntabwo natinya kuvuga ngo Imana ni ndera bakuru. Cyakora we ntuzabivuge batazabigusobanuza, ariko Imana irarera, ikanakuza kandi igacutsa. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo ugomba no kubimenya, kuko muri uru rugendo rw'ubukristo habamo ibyiciro bitatu. Ari icyiciro cya mbere cy'abakristo b'abana cyangwa se b'impinja. Ubwo nituvuga umwana urahita wumva umwana imiterere ye. Umwana arangwa no kwiriza, umwana arangwa no kwiyanduza, ibyo abonye byose arabiririra,
kiriya ni icyanjye papa yewe, kubera ko ari umwana. Isaka akamubwira ngo ni icyawe mwana wanjye, ariko se koko ni icye? Ni ukubera ko ari umwana. Ariko njya nibaza iyi myaka umuntu aba amaze muri uru rugendo, agikeneye kurya rojyorojyo, agikeneye gukanjirwa, agikeneye ko bamukoreramo bakamutamika, ubu bwana nabwo ni ukubushyiraho ikibazo. Imana rero ishaka ko dukura. Nari mvuze ngo Satani iyo ahuye n'umukristo ukuze biramubabaza. Reka rero kugira ngo ndatinda ndase ku ntego, igihe cya mbere umukristo anyuramo ni igihe cy'ibigeragezo. Twari duhereye ku kajambo kavuga ngo mbese ni iyihe mpamvu tugeragezwa? Ese nta bundi buryo Imana yashyiraho kugira ngo abantu bayikurikiye ntibageragezwe? Muririmbyi wa 62 yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data gusa niho hasendereye amahoro. Icyo akora ngo umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye iyi nzira turimo y'amasengesho. Ubu tuba twaje kuvoma imbaraga, tuba twaje kuvoma amahoro, tuba twaje kuvoma umugisha n'ibihembura ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma akandi kantu nshaka kuvuga mu kugeragezwa, ndashaka kubibutsa yuko kugeragezwa k'umukristo si igitangaza, ahubwo cyaba ari igitangaza niba uvuga ko uri umukristo utageragezwa. Reka tubaze Bibiliya. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cyaho cya 4 ku murongo wa 12, haravuga ngo mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abantu bagushije ishyano. Nta shyano riguye niba ugeragezwa uzira ko uri umukristo, urahirwa. Petero yaravuze ngo umwuka w'ubwiza bakuri wowe. Cyo ni ikimenyetso cyerekana ko unywera ku gikombe Yesu yanywereyeho. Umva uko Yesu avuze. Bibiliya iravuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha, ariko kubwe nanone, kuko umwami Imana izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mwirinde nk'uko kugeragezwa, kw'ibigeragezo byose ntago biba byaje biturutse kuko umuntu ari umukristo. Hari nibiza bituruka kuko wateye umugongo iki? Imana. Petero yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubabazwa azira kuba kazitereyemo n'indi nabi. Imana ibaho umugisha. Si igitangaza k'umukristo ageragezwa, k'umukristo ababazwa, ahubwo cyaba ari igitangaza uvuga ko uri umukristo ariko utageragezwa. Ni ikimenyetso cyerekana ko ushobora kuba warateye umugongo Imana cyangwa ururembo. Ibigeragezo biza mu buryo bwo kugerageza umukristo. Hariho verse nyinshi twatanga duhereye no mu isezerano rya kera, mu gitabo cyo Kuva igice cya 13 murongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo Farawo wa wundi umushumba yatuganirije, ngo amaze kurekura ubwoko bw'Imana ngo bugende, Imana yari imaze gukubitisha Egiputa ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, hamwe na cya kindi cyo gucamo kabiri inyanja yereka Abayisiraheli. Biriya bintu byose byabaye kuri Egiputa. Imana yashakaga kwerekana ko ari Imana y'imbaraga nyinshi. Yashakaga kwereka Abayisiraheli ko kuba bamaze imyaka 430 mu gihugu cya Egiputa, ntago Imana ari uko yari ifite intege nke cyangwa yabibagiwe, nuko ariko yabishatse. Imana igira ubwigenge ikagira n'ubudahangarwa. Ni Imana ikora uko ishatse mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Tuvuge ngo amen. Byarayishobokeraga kuko imitima y'abami yose iri mu biganza by'Imana, gufata Farawo ikamuhindura umutima akabarekura igitondo kimwe. Ariko Imana yahisemo gukubitisha Egiputa ibimenyetso bingana kuriya. Ku kimenyetso cya 10 yica imfura z'Abanyegiputa, ishyiraho ikimenyetso cy'amaraso cyashushanyaga Kristo, amaraso Yesu azamena. Haleluya. Kugira ngo Imana yerekane ko irwanya Abanyegiputa ikarwanirira ubwoko bwayo. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Bibiliya rero ivuze iki? Kuva 13:17 haravuze ngo Farawo amaze kurekura ubwoko bw'Imana ngo bugende. Imana ntiyigeze ikunda ko Abayisiraheli banyura mu gihugu cy'Abafilisitiya ngo nubwo yari yo nzira y'ubusamo. Bivuze iki? Biravuze ngo Imana ifite inzira za bugufi yanyuramo kugira ngo buri muntu wese muhe igisubizo kingana n'ikibazo afite hano. Ariko namenye ko Imana ntabwo igikemura ibyihutirwa. Ntabwo Imana ikemura ibyihutirwa. Imana ntiyihuta. Imana ntinagenda gake, igenda nkayo. Haleluya. Ahubwo Imana ikemura ikiri ngombwa
ikiri ngombwa kigakemura ikihutirwa nihabwa icyubahiro. kandi Imana ihitamo kumanyiza inzira y'ibizigu inyura mu butayu bwerekeza ku nyanja itukura kugira ngo ibigishe, ibakarange, ibereke ko umuntu adashobora gutungwa n'umutsima gusa, ahubwo ashobora no kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Imana rero ijya yemera ko bitugeraho tukageragezwa. Haleluya, haleluya. Hasabwa iki rero? Harasabwa iki igihe cyose uhuye n'ibigeragezo? Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 2 kugeza 4, Yakobo yaravuze ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ngo ariko mureke kwihangana nako gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse hatabuzeho na gato, Uwiteka himbazwe. Hari igihe umuntu ahura n'ikigerageza akabura ubwenge. Kubura ubwenge ni ryari? Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira uti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze iki rero? Hari igihe ikigeragezo cyiza ukabura ubwenge ugakora icyo abantu benshi bariho bakora, kinatuma abantu basenga ntibumva amahoro, gituma abantu basenga Imana ntiyumve, ni uguhura n'ikigeragezo. Wamara guhura nacyo ugahita ugihungira mu cyaha, burya ububuze ubwenge. Yakobo rero yaravuze ku murongo wa 5, aravuga ngo ubuze ubwenge nabusaba Imana igira gute? Irabutanga. Mwuka wera bafashe, Mwuka wera bafashe. Hosea yarahanuye mu gice cya 4 ku murongo wa 6, aravuga ngo abantu banjye barimbutse bazira kubura ubwenge. Ubwo ubuze ubwenge nzakureka, kandi ubwo uretse amategeko yanjye nzibagirwa abana bawe, ntukwiriye kumbera umutambyi. Igihe cyose uhuye n'ikigeragezo, cyaba giturutse ku Mana, cyaba giturutse kuri Satani, warangiza ugakora ikosa ryo kwirengera, uhungira ikigeragezo mu cyaha, ububaye umwanzi w'Imana, uhindutse umwegenti mwiza wa Satani. Icyo gihe rero ububuze ubwenge. Niyo mpamvu abantu benshi kuri uyu mugoroba w'isi urimo ibigeragezo, urimo intambara, urimo ibyorezo, urimo ubukene, urimo bya bindi byose, ntago abarokore wababwira ibigeragezo barabizi, buri wese azi iki. Satani yakereye uburyo bugoye bw'imibereho n'ubuzima, yateguye ibirwara by'ibyorezo bikomeye abaganga bo mu isi rimwe na rimwe batanashobora, ntabwo dutinya kubivuga. Hari izo bashobora ariko hari n'izo badashobora. Yateguye uburyo bw'ubuzima bugoye. Kuba muri uyu mujyi ubwabyo ntabwo byoroshye, bidusaba gukora cyane nabwo, kandi ntitubibone. Muri rimwe wa 90 kundi mu ndirimbo z'agaciro cya 4 yaravuze ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane. No muri uyu mujyi ni muri iyi si huzuye umuruho n'amahane. Icyo umuntu akeneye muri uyu mujyi, muri iyi si, ntahera akakibona. Ariko sifa kwa Bwana, Imana yashyizeho uburyo bwo kubeshaho umuntu w'Imana. Biravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'iki? No kwizera. Igihe cyose rero uzahura n'intambara, uzahura n'ikigeragezo, warangiza ugakora ikosa byo kugerageza kwirwanaho ngo Mana nawe urabizi, ubwo nimbivuga gutyo Umwuka wera gusure. Hariho abantu benshi bariho bakora ibyaha bikomeye mu buryo bwo kwirengera, ari ibito ari n'ibindi, ko munanibuke ko ibyaha byose ni ibyaha imbere y'Uwiteka. Icyo gihe rero ubuhindutse umwanzi w'Imana. Rwose we kwibwira ko nugira icyo usaba agihabwa. Ububayeho gusa urira ku isahane y'Imana yitwa kugira neza kwayo. Ndabyibutse kandi ko ayo magambo nigeze kuyavuga muri Zaburi ya 31 ku murongo wa 20. Shaka kubaganiriza nitonze, umuntu wese yumve mu rwe ruhande. Uyu mwanditsi yaravuze ngo kugira neza ku Uwiteka ni kwinshi, ngo ni umurongo ufite ahantu uva ukagira ahantu. Isahane y'Imana twese turiraho, ari abakijijwe n'abadakijijwe. Yaravuze ngo ariko harimo ibice bibiri. Ngo hari uko yabikiye abayubaha, hari nuko ikorera abayihungiraho mu maso y'abantu. Mu kugira neza ku Uwiteka hari igipande kimwe Imana yabikiye abantu bayubaha. Aba bayubaha yabaha ibiboneka byinaha, itabibaha barayubaha. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 13 yaravuze ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, bakabireba bikiri kure, bakabyishimira,
bakavuga ngo turi abashyitsi, turi n'abimukira, kandi abavuga gutyo baragaragaza ko bafite igihugu baganamo gukomera, kandi ngo iyo baba barakumbuye iyo baturutse ngo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko kuko bubaha Imana, ariko kuko Imana yabahamagaye, ariko kuko amaso yabo areba ibyo abandi batabona, baragaragaza aho bagana. Imana iri mu ijuru nayo ngo ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Abo nabo bakiri mu isi barira ku isahane y'Imana yitwa kugira neza kwayo. Niba muhari muvuge ngo amen. Umva gashya rero, kuri iyi sahane y'Imana yitwa kugira neza hari ikindi gice ngo hari ibyikorerera abayihungiraho, kuko Imana ni data. Yesaya 63:16 haravuga ngo Aburahamu ntatuzi, Isirayeli ntatwemera, ngo ariko Imana ni data wa twese. Bivuze iki? Biravuze ngo ni Imana y'ibifite imibiri byose. Hari igihe abarokore bafashwa cyane ariko bagakora amakosa ngo ni Imana yacu, akajya agenda atikoza amaboko ngo ni Imana yanjye, ngo ugiye ngo urabizi ngo nayibwire. Imana ntikoreshwa, Imana ntago ari igikoresho cyo gukoresha ibyo wishakiye. Ni Imana y'ibifite imibiri byose, ni Imana y'ababi n'abeza, ivubira imvura babi n'abeza. Ariko ikintu kirimo gikomeye Bibiliya yabisobanuye, aba bantu bubaha Imana nubwo babaho mu buzima bugoye bageragezwa, icyo bakeneye batakibona, aba bandi batubaha Imana nabo bakaba bafite ibirata babona barira ku isahane y'Imana. Bamwe bafite umugisha ugendanwa, ariko abandi bafite umuvumo ugendanwa. Umva ko Yeremiya yabivuze mu gice cya 12 umurongo wa mbere, yarabwitegereje umuhamagaro umuriye, aravuga ngo Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nyemerera ndebe iby'imanza zawe, kuki abakiranirwa bagubwa neza. Warabateye bashora imizi, baranakura, bagira imbuto nyinshi. Imana iramubwira ngo garukira aho ngaho utarenga umupaka, imukoze ku maso. Hindukira mugenzi wawe umubwira ngo Imana igukore ku maso. Ngo abona umworero uri hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha, umworero uri hagati ya Aburahamu, sifa kwa Bwana, na Nyamutunzi, sifa kwa Bwana. Arangije aravuga ngo Uwiteka we, buryo bakureye imitima yabo giye uranzi. Uwiteka himbazwe. Mu kigeragezo ukwiriye kuba umuntu wumvira Imana, ni uruhare rwawe. Igihe ugeragezwa uba ukwiriye kwirinda cyane ukegera Imana. Bibiliya ivuga ngo kwegera Imana niko kwiza. Nusoma Zaburi ya 73 umurongo wa 27, ni bene Asafu bari barabonye iby'Imana yakoreye i Kadeshi Baruneya, niho hubatse irimbi ry'abifurije mu butayu. Barabibonye bandika ubuhamya, baravuga ngo sembo abakurekeshejwe no kurarikira bose, ngo twarabibonye abakugiye kure bazarimbuka. Barangije baravuga ariko twebwe kwegera Imana niko kwiza kuri twe. Uruhare rw'umuntu mu kigeragezo ni uruhe? Uruhare rw'umukristo mu kigeragezo ni uruhe? Nuko yegera Imana cyane. Hari indirimbo imwe ivuga ngo uwanse kansuzuguye yakunsunikiraho. Imana ihabwa icyubahiro. Uba ugomba kumvira Imana, kumva komande y'ijuru, kuko Imana ntiyaguta, kandi n'ikigeragezo Imana ntiyakugerageza icyo wabasha. Mucyo kigeragezo Imana ibiri hafi aho ngaho igira ngo irebe yuko koko uyikunda. Bibiliya iravuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Ndatangaye soma igitabo cy'umugenzi Mukristo na Mukristo ari kumwe na Parwoni muri iki gikombe. Parwoni yagerageje kumuca intege, namubwira atari ko uwo mwamu ndatira kwajya hana abantu bose bamugana, n'uwagerageje gutabara. Umva nawe ngo amutabara yenda guhera umwuka. Umva ko Mukristo yamushubije, yaramubwiye ngo ntabwo ajya bahana no gutinda kubasubiza si uko abanga, ngo ahubwo abagira ngo agerageze urukundo bamukunda. Imana ishimwe. Se muriho muranyumva? Ndabizi ko harimo abantu banyumva. Uruhare rwawe nk'umukristo ni ukwegera Imana kandi ukayumvira. Imigani igice cya 8 umurongo wa 34 haravuga ngo hahirwa umuntu unyumvira, kuko Satani aguteza ibigeragezo ashaka kugutandukanya n'Imana. Ubu ukwiriye rero kurebesha ukwizera, ukagira amaso areba hirya y'ibyo ubona. Sifa kwa Bwana. Muri wa 40 mu ndirimbo z'agakiza yaririmbye aravuga ngo iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe
kuko anyobora iminsi yose iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amaboko ye. Bibiliya irabivuga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byose kuko nakwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Satani Yesu yamwise umujura kandi nk'umunyazi wica kandi akarimbura. Satani ntago yiba amafaranga, Satani ntago yiba umubiri, Satani ntago yiba amazu, Satani yiba ubugingo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Uwiteka ahimbazwe. Hanyuma ingaruka zijya zibaho ku muntu wateye umugongo umusaraba cyangwa ururembo. Umuyobozi yaririmbye indirimbo nkunda ya 435. Uyu muririmbyi yaravuze ngo muze mwese abakijijwe abazinutswe iby'isi mwikorera umusaraba niwo ubaneshereza. Ubundi umusaraba Yesu atubwira twikorera ni uwuhe? Umusaraba ni uruhurirane rw'ibigeragezo n'intambara n'ibibazo wahuye na ariko bitewe nuko wakiriye Kristo. Ibyo rero nibyo byitwa umusaraba. Yesu yaravuze ngo uwikorera iminsi yose, kandi iyo abona uwikoreye ni ikimenyetso cyerekana kutamunena. Bibiliya iravuga ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abantu bose bageragezwa, ariko kubwe Bibiliya iravuga ngo niturageraho tumena amaraso mu ntambara turwana n'iki n'ibya. Iyo bitabaye bityo haza inkoni. Umushumba yatuganirije ijambo rikomeye numva ndatangaye. Ndavuga ngo umwuka wera ni umuhanga. Yavuze ku nkoni. Ntabwo ari umuntu twari turi kumwe ndavuga nti ndatangaye. Nanjye ijambo ririmo risona cyane muri je ni inkoni. We yavuze inkoni y'imbabazi, inkoni itabara, ariko ndashaka kongeraho aka kantu. Kandi iyo tuvuze gutyo ntimukajye muturikodinga ngo mutekereze ko tuba twazanywe no kubabwira ibikakaye biba bifite abo bireba. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera nta pfunwe agira. Ntukwiriye rero kuba umuntu uhangana nanjye. Imana ntiyumva amabwire, izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Iyo rero wabaye mu kigeragezo ntube maso ngo wegere Imana usenge iguha imbaraga zo kugukingiriza muri ayo masega, muri iyo mikaka, ugatera Imana umugongo, ugahindukira Satani ngo urirwanaho. Inkoni zitimbura mu mbavu ziba ziri hafi yawe. Imana idufashe cyane. Aho ariko mumenye ko nicyo kibazo abarokore dufite muri kino gihe. Ubu ngubu Satani yafatiye mu kintu cyitwa ibigeragezo. Ntawe udafite iki. Igihe cya kabiri umukristo anyuramo ni igihe bamwe bita ngo ni igihe cy'ibisubizo by'ibiboneka by'inaha, ariko gihe numvise nakisa gahenge. Muranyumvise neza? Igihe cy'agahenge. Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 10 ku murongo wa 13 Paulo yaravuze ngo kuko nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange, ngo Imana niyo kwizerwa ntiyakugerageza ibisumba ibyo wabasha. Umva ngo hamwe n'ikigeragezo ngica kanzu kugira ngo umuntu abashe kugira gute kukihanganira. Abantu benshi bajya bumva ijambo ry'Imana bakaryumvira mu marangamutima y'umubiri, ariko ndumva nababaza ngo mbese aka kanzu Imana ica naka. Ubu hano hari abafite amadeni, hano hari abafite amakereti, hano hari abafite uburwayi, hano hari abafite imanza, hano hari abafite ibintu bikomeye birenze uko umuntu yanabivuga. Bavuga ngo ni wowe ubizi Imana, ndabona ntaho nabihera. Hano hari abababajwe n'urubyaro, hari abaruhijwe n'urushako, hari abaruhijwe n'abaturanyi babo bagiti mu jisho na biti bibisi. None ijambo riravuze ngo Imana iraza guca kanzu kugira ngo wihanganire giti mu jisho, kugira ngo wihanganire iryo deni. Ko kanzu ribuce naka gira utikagira inkuru. Haleluya. Reka mbabwire ikintu nahishuriwe gikomeye. Iyi si mureba yuzuye ibigeragezo, yuzuye amahane, ifite amahane. Muri ibyo 170 yavuze ngo ntihazabura iki intambara. Nta nubwo amahoro aza keretse Yesu atwaye itorero. Imana ishimwe. Hora wumve rero. Iyo uri mu kigeragezo ariko uri umukristo, sifa kwa Bwana, Imana iba yarateguye ikigeragezo igihe kizamara.
Nusoma ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 430 niyo abaheburayo bamaze mu gihugu cya Egiputa, ngo hatarenzeho umunsi umwe, hatabuzeho n'umunsi. Bivuze ngo iminsi yawe yo kugeragezwa iba yanditse, nubwo wowe utayimenya, kuko Uwiteka akinga ibintu. Ukwiriye kwegera Imana cyane, Imana ikaguha imbaraga zituma iminsi yawe yo kugeragezwa iguhwanira n'iminsi mike, kuko byanze bikunze nta gahora gahanze, igifite itangiro kiba gifite n'iherezo. Turabyemerana? Iyo uhuye n'ikigeragezo warangiza ukagisengera ukabona ntigitsimbuka, warangiza ugatumira abagenzi bawe ngo bagufashe gusenga ukabona ntigitsimbuka, ujye ugitega igihe. Bibiliya iravuga ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Ndashaka kuvuga iki rero? Igihe cy'agahenge ni igihe Imana iguhaye imbaraga zituma unyura muri icyo kigeragezo. Twatanga ingero nyinshi, murabyibutse kuri Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare. Imana yamuciriye akanzu ubwo yamuhaga imbaraga zimurindira mu ntare, yego, asohokamo atapfuye. Sifa kwa Bwana, zitamuriye. Haleluya, haleluya. Icyo nicyo cyitwa agahenge. Agahenge Imana igitanga ni imbaraga iguha, yego, kugira ngo ubashe kukihanganira kandi uzabashe kugisohokamo ari nta mwotsi ukunukaho. Igihe cy'agahenge rero Satani ajya akunda kuhafatira abantu gute? Ibyo mwitanizo, kuba wari ufite ikibazo cy'ubukode, Imana ikaguha inzu, warangiza ukirara. Kuba wari ufite ikibazo cy'uko udafite tuna, Imana ikaguha umwana, warangiza ukirara. Aho Satani ajya hategera abagenzi kandi bakahafatirwa. Murabyutse Mukristo atera umusozi wa Biruhanya, tugiye gusoza dusenge. Hari ahantu yageze atangira kugenda maka, ariko Imana kuko itagaragaza umuntu ibisumba ibyo yabasha, ishyiraho akazu ko kuruhukiramo, ako kitwa kanzu. Sifa kwa Bwana. Hanyuma ngo ahageze atangira kureba ikanzu yari yambaye. Uriya kanzu isobanura imirimo yo gukiranuka, nko ku mirimo warakoze. Hanyuma atangira no gusoma mu muzingo yari yarahawe. Arangije arirara arasinzira. Ndashaka kuvuga kuri iki kintu cyitwa ibitotsi bifatiye abantu mu gahenge. Kandi ibi narabivuze ndi hano ubwo mperuka, narababwiye ngo umwuka yarambwiye ngo kano ni agahenge tanze. Mwimera nk'ibya wa mugani ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Aka gahenge mukwiriye gukanguka mugasenga, Imana ikabaha imbaraga, kuko hirya y'aka gahenge hari ikindi gikombe. Kandi niko isi iteye, isi irazunguruka, agahinda gashira kandi aribagara. Biragusaba rero kuba maso, kuko abantu benshi barasinziriye muri kano gahenge. Murabyibutse abadamu babiri mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 3 uhere ku murongo wa 19, biravuga ngo hari abadamu babiri bari abamaraya bari mu nzu imwe. Biravuze ngo turi mu nzu imwe na Satani yitwa isi. Ngo nuko umwe abyara none, undi abyara nyuma y'iminsi 3. Ngo nuko baryamye nijoro mu gicuku barasinzira. Uwabyaye nyuma aryamira umwana we arapfa. Hanyuma amaze gupfa akanguka mbere, aragenda asanga mugenzi we asanga asinziriye. Ngo arangije amwambura umwana, amumukura mu gituza, afata wa wundi wapfuye amumushyira mu gituza. Ibi ni ibintu biriho bikorwa muri kino gihe cy'agahenge, muri kino gihe cyo kwirara, muri kino gihe cy'ibitotsi, ngo umukwe aratinze. Sinzi ko muriho mu nyumva. Hanyuma ngo nuko mu gitondo uyu mugore agiye konsa umwana, ngasanga yapfuye. Ngo ariko amwitegereje, biragusaba kwitegereza cyane, urebe uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi, umwana yaragiye kera. Ngo nuko arebye asanga si umwana we yibyariye. Ngo ahita arahaguruka, ngo ahita aragenda ajya ibwami. Natwe twaje ibwami. Ngarangije abwira umwami ati twari mu nzu turi babiri, nta mushyitsi wari uhari, tubyara twembi. Hanyuma icyaha cyo gusinzira ndacyemera, mwami ukimbabarire. Ariko umwana wanjye ntago yagenda, nubwo nta ngingo mfite indengera, ariko uyu ni umwana wanjye. Hanyuma umwaza uwarezwe ati kuregwa ko watwaye umwana w'abandi. Undi aravuga ati yireshye, ikimenyetso afite ni ikihe? Impinja nizisa. Umwami arangije, mwumve cyane, ngo arangije aravuga ati rero ubwo rubuze gica muzana inkota. Iyi ni inkota igaragaza umupfu n'umuzima. Imana ishimwe cyane. Kandi nubu iyo turiho tubaganiriza tumenya abazima n'abapfu. Nuko aravuga ati nimuzane iyo nkota, hanyuma tumucemo kabiri, umwe ajyana igice n'undi ajyana ikindi, kuko cyari gisakuzo cyo mu bitotsi. Nuko gishakuje nyiro wari ufite uyu mwana w'imbabazi aratanguranwa, ufite ubuzima aratanguranwa, ufite ubuzima ntibamuhendahenda, ufite umuzima. Haleluya, amenya icyo gukora. Aravuga ngo umva, nubwo nta ngingo mfite indengera, namwijyanire nubwo bimeze gute.
umwami arabyumva. Turi hano dusenga, umwami ababyumva ibyo tuvuga. Haleluya. Nuko nyir'umupfu watwaye umuzima abeshya arangije aravuga ati reka bamucemo kabiri, mwumva ijambo avuze, umubure nanjye mubure. Mu by'ukuri ubundi umukristo uri maso, iyo Satani avuze arabimenya. Uyu ntabwo ari umugore uvuze, ni Satani mwenyewe. Muzi igikozwemo hariya, aba bagore babiri, nyiri umwana muzima ashushanya itorero, umwana wiwe ashushanya Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:12 haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Hanyuma uyu mugore wa kabiri, nyina w'umwana wapfuye, ashushanya mukeba, Antikristo. Muriho muranyumva neza? Antikristo ninde? Nurwanya Kristo, ari nukora ibisa n'ibya Kristo ariko amurwanya. Tubana nawe rero hano mu isi, uretse ko akora mu buryo bw'amayoberane. Bibiliya banga abanyabwenge nibo bazayamenya. Hanyuma rero turi mu gicuku kirimo imvura y'amahindu y'ibigeragezo, kirimo imbeho y'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Nubwo bimeze gutya ariko abantu barasinziriye. Sinzi ko muriho mu nyumva. Turi mu ijambo rivuga ngo igihe cya kabiri ni igihe cy'agahenge. Umukristo yakigezemo ntabe maso, ajya yirara, yarangiza akamburwa umwana. Hanyuma Bibiliya ivuze iki rero? Bibiliya yavuze ngo aryamira umwana we arapfa, undi nawe baramumwaka. Mu yandi magambo, Satani yaciwe mu ijuru, nuvuga ngo nta bugingo afite, nta bugingo afite. Turi mu isi turi kumwe nawe, twe turajya mu ijuru ariko we ari kuva mu ijuru. Bibiliya harahivuga ngo mwirinde mutamuberere kera. Umva rero aho ruzingiye mu bitotsi. Tubo Yesu ashimwe. Ngiye gusoza. Ntitubenye yuko uwapfushije umwana yacunze mugenzi wasinziriye, ngo akagenda akamwambura umwana mu gituza akamusigira intumbi. Iyi ntumbi ishushanya iy'isi n'ibiyirimo. Ntabwo mwibutse ikiganiro Yesu yagiranye n'umwanzi arangije asigisha 40. Yaramubwiye ngo umwana yabwiye Yesu, aramubwira ngo isi n'ibiyirimo narabigabanya, ari ubwami n'icyubahiro ndabifite, ariko ibyo byose Bibiliya ibyise intumbi. Ubwinshi bwabyo ntabwo bwaguhesha ubugingo. Yesu ashimwe. Harimo operasiyo ikomeye rero ukwiriye kumva. Nta butunzi bwinshi bw'inaha ngaha n'icyubahiro cy'inaha Satani atasheta ngo abizana bigushyire mu gituza narangiza kwambura umwana. Ibyo byabaho igihe cyose waba wasinziriye mu gahenge. Ufite amatwi yumva niyumve. Ariko kuko twaje imbere y'Imana, Bibiliya iravuga ngo umwami yumvise ibyo nyiri umwana muzima avuze, imvugo yawe, ubuhamya bwawe nibwo buratuma uhabwa umwana. Twumvise mu ijambo ry'Imana ko iyi nkoni ifite ubushobozi bwo kutugarura n'ibyacu twanyazwe. Sifa kwa Bwana. Hari abantu baraha umwanzi yakoresheje amayeri akomeye abashyira ahantu atuma bambura umwana. Ariko kuko twaje gusenga hakoreshejwe imbaraga z'ijambo ry'Imana mu buryo bw'inyundo nk'uko ijambo ryabivuze. Imana imanuwe no gusenya ibimeze nka Yeriko, imanuwe no gusenya ibimeze nka Babeli bikubuza kureba Imana. Imana yiteguye kugusubiza umwana wawe. Hari umuntu Imana iri kuvugana nawe hano, wambuwe umwana. Nashatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga ngo mu gihe cy'agahenge, iyo utazi agaciro k'umwana, ikiguzi cyose bimusaba aragitanga. Nta mafaranga atasheta, nta kazi atasheta. Yewe wa musore we nta mukobwa atasheta, yewe wa mukobwa we nta musore atasheta. Ariko niba bishoboka akwambura umwana, akwambura agakiza, hanyuma narangiza gusigire intumbi. Ariko Imana nayo ihagurutse mu buturo bwayo bwera kuburana imbago zacu. Duhereze Imana icyubahiro. Biragusaba rero kuba maso kugira ngo utamburwe umwana. Muri iki gitabo muzasanga umwami yaravuze ngo uwo mwana ntimumwice na hato, nimumusubize uriya mugore ni wenyina. Imana ihabwa icyubahiro. Soza ijambo ry'Imana ryatubwiye ko dukwiriye kugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka. Kandi muko gukunda Uwiteka twibuke yuko yaturwaniriye ikadukiza amahanga manini akomeye, asigaye ni mato. Ama ni mato. Yaturokoye urupfu rukomeye gutyo
iracyaturokora ariko izakomeza no kuturokora. Kondisiyo rero biragusaba gukunda Uwiteka cyane. Dayimoni igihumbi. Kandi sinzi uko mumeze, nimujya mwumva ijambo ry'Imana mujye mwumva ko Imana ivuze, ntago tuba twaje kuvuga ubusaha ngaha. Mujye muvanamo ikintu cyitwa akamenyero. Imana irashaka gutanga imbaraga muri iri teraniro, haleluya, kugira ngo buri muntu muri iri teraniro ahabwe imbaraga zo kwirukana abadayimoni igihumbi. Ariko hari icyo usabwa. Bibiliya iravuze ngo mwirinde ayo mahanga musuzugura mubona ko yoroshye yasigaye, ntimuzashakane nayo, ntimuzifatanye nayo, ntimuzapfukamira imana zabo, kubera yuko nimuramuka musubiye inyuma ho gato Imana izabavamo, ngo ayo mahanga azababera umutego n'ikigoyi. Umva ijambo rikomeye. Ijambo ryatubwiye ko hari inkoni itabara, ariko hari n'inkoni ikubita, ngo azababera nk'inkoni zitimbura hehe mu mbavu. Reka bwire ko hariho abantu benshi birirwa bazerera mu byumba no ku misozi kubera ko bariho inkoni zituruka kuko bifatanije n'ikinyoma. Iri jambo risurinye urebe neza yuko igihe urimo waba utarapfukamiye izindi mana. Igihe cya gatatu reka gisobanure. Urakoze mwami Yesu. Igihe cya gatatu umukristo anyuramo gikomeye, ari naho abantu benshi bafatiwe, ni igihe cyo kubenguka. Igihe cyo kubenguka. Igihe cyo kugira gute? Kubenguka ibindi byimura Imana. Yosuwa amaze kugira mu zabukuru, ahamagaye abayisirayeli bose, ahamagara abatware babo, ahamagara abacamanza babo, ahamagara n'abakuru b'ingabo. Arangije arababwira ngo dore ndagiye nkuko abandi bagenda. Murabizi ko Uwiteka Imana yabarwaniriye, mwomatanye nayo, niyo mpamvu mugejeje aya magingo. Yabatsindiye amahanga manini akomeye. Arongera arabihanangiriza arababwira ngo nimufatireho rero, mugire umwete, mujye murushaho umwete wo gukunda Imana cyane, kuko Uwiteka yiteguye kubaha izindi mbaraga zituma umwe muri mwebwe azajya yirukana abantu igihumbi. Imana ishimwe. Ariko kondisiyo, mwirinde ntimusubire inyuma, kuko nimusubire inyuma ho gato mugahindukira ayo mahanga nubwo muyasuzugura ngo ni mato, mukifatanya nayo, mugashakana nayo, nabo bagashakana namwe, mugakorera imana zabo, mumenye mudashidikanya yuko era nk'umutego ababere nk'inkoni zitimbura mu mbavu kandi nk'amahahanda mu maso. Imana idufashe cyane. Yosuwa amaze kugera mu zabukuru, nyine yarafite intego ivuga ngo jyewe n'inzu yanjye tuzagira gute? Tuzakorera Uwiteka. Hanyuma amaze gupfa, n'abayisirayeli bakuze bamaze gupfa, n'abasaza bakuze bamaze gupfa, hasigara urubyiruko rwari ruzi Imana mu mvugo, rwumvise Imana ariko rutarabonye imirimo itangaza Uwiteka yagize gute? Yakoze. Kuko igihe usoma igitabo cy'abacamanza muzasanga ngo Yosuwa amaze gupfa n'abandi bakuru bo mu Isirayeli bamaze gupfa, ngo abayisirayeli bayoboka imana z'ibigirwamana, bayoboka Bali, bayoboka Abamowabu. Barangije Imana ibavamo, ikimara kubavamo barabahindukirana. Iyo nayo ni inkoni. Ubundi hari inkoni eshatu Uwiteka ajya kubitisha. Iya mbere ashobora guteza inzara, iya kabiri ashobora guteza mugiga, ibyorezo, iya gatatu ni inkota, kuhanga wari ufiteho ububasha bakaguhindukirana. Kandi mubireba murasanga abantu benshi ariko bameze. Hanyuma ngo Imana ibahagurukiriza abamareki n'abafilisitiya n'abanyamahanga n'ab'iburasirazuba, ngo n'ingamiya zabo abayisirayeli bamara kubibingano, ngo bakaza bakazisiribanga ntibabasigire na ruminja. Igihe cy'abacamanza cyagaragaje ubugwe bukomeye ku bayisirayeli, ariko kigaragaza n'imbaraga z'Imana, kinagaragaza n'imbabazi zikomeye z'Imana. Bitumye nibuka amagambo ari muri mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 murongo wa 31 haravuga ngo ko Imana itazagira ubwire ko umuntu iteka naho yamubabazi zamugirira ibambe. Imana ishimwe. Ngo nkuko imbabazi zayo ziri, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Tugiye gusenga rero. Igihe cyo kubenguka ni igihe umuntu aba yarageze mu byo yita
gusohora kw'amasezerano, kandi ntawe uri hano utarigira, uretse ko isezerano rikuru dutegereje ni isezerano ryo kuzabona ubugingo buhoraho, ariko tukiri no mu isi Imana igiye asohoza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Ezekiyeli igice cyaho cya 16, igihe cyo kubenguka. Urebe niba nta ntu waba warabengutse, urebe niba nta ngeso z'abanyamahanga zakwinjiye, bikaba ari byo bituma uriho inkoni, bikaba ari byo bituma waragizweho ububasha n'ibyo wagiragaho ububasha naho si buharenge. Ibihe bitatu umukristo anyuramo, icya mbere twabonye ko ari igihe cy'ibigeragezo, twabonye uruhare rw'Imana, tubona uruhare rw'umuntu. Hanyuma igihe cya kabiri twabonye ko ari igihe cy'agahenge, icyo benshi bita ngo ni igihe cy'ibisubizo. Muri ako gahenge hari abantu biyara bagafatwa n'ibitotsi bagasinzira. Hanyuma igihe cya gatatu ni iki ngiki kubenguka, ni igihe abantu baba barahawe gakondo, barageze aho baturiza, barageze mu masezerano y'inahanga, bahera bakirara bakimura Imana, barangiza bakabenga Imana, bakabenguka izindi mana. Kandi nicyo kibazo gihari. Murebe namwe tugeze ku rwego dushyira mu bikorwa imyanzuro y'abanyabyaha byoroshye, nta yindi mpamvu, ni ukubera yuko twabenze Imana turangije turabenguka. Tugiye gusengera aha hantu, hanyuma uze kubigira ibyawe, kuko Uwiteka yavuze ngo azi gukiza abayubaha mu bibagerageza, kandi akarindira abakiranirwa kugira ngo bagere ku mateka bahane. Dusome igitabo cya Ezekiyeli igice cyaho cya 16, turasoma umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, ariko wiringiye ubwiza bwawe, maze usambana utewe no gukogezwa kwawe, ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose ubuwabo, nuko wenda mu myambaro yawe, kandi wiremera insengero impinga z'imisozi, uzirimbishisha amabara atari amwe, maze uzisambaniramo. Nta bimeze nk'ibyo byaba ngo bimere bityo. Aya magambo ni amagambo yatumye kuri Yerusalemu, ihagurukije umuhanuzi wayo Ezekiyeli. Yaramubwiye ngo haguruka ugende ugiye Yerusalemu, hamenyesha ibizira byaho, ubabwire utuku niko Umwami Uwiteka avuga, ngo isonamo nyoko yari umutikazi. Umunsi wavutseho umukungu wawe ntago bawushariye, ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Yesu ashimwe Imana. Ntiwashyizwe mu twahi tw'impinja. Umuntu ufite sharupe hafi w'umupantekote yihute ayinzanire hano. Umuntu ufite sharupe hafi tarangije w'umupantekote, urakoze cyane. Ihute. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mpamagare ndamukunda, niwe murebe hano mwese. Haleluya. Mu gihugu cy'i Kanani, ibyo biravuze ngo ibuka ahantu waturutse, ibuka uko wavutse, ibuka kavukire yawe. Umunsi wavutseho umukungu we ntago bawushariye, umukungu we n'urureri. Ntibakuje nama ngo ubonere, ntiwashyizwe twahi tw'impinja, kubera ko uburyo wavutsemo, wavutse mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'umuryango, byatumye ujugunywa ku gasi kuko wagawaga. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, Imana ikora uko ishyira mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, niyo yari yaravuze yuko ihora abana gukiranirwa kwa base. Ariko no kuko nta rukiko ruyitumira ngo yakoze ibi, mu bushake bwayo no mu bumana bwayo iravuze ngo noneho baho. Yarakugwije nk'ibimera, ni wowe ndi kuvugana nawe, yarakugwije ibimera mu murima, ukura ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira, umusatsi wawe urakura. Ariko irakwibutsa ngo wibuke ko wari ntacyo wambaye, ngo nukibonye ugeze igihe cyo kubenguka, ibonye ugeze igihe cyo guhamagarwa. Haleluya. Irangije ngo yitwikurura umwitero wayo, bwawe muri kureba no, irangije isezerana nawe isezerano
igushyiramo impeta y'isezerano, iravuga ngo ubaye uwanjye. Iravuga ngo ndagukoye inkono yitwa amaraso. Muri iyo nkono nimuzakura arinete, amaso y'umwuka. Muri iyo nkwano nimuzakura inkweto zitwa ubutumwa bwiza. Muri iyo nkwano nimuzakuramo umukandara witwa ukuri. Muri iyo nkwano nimuzakura amajyana, ibishyimbo, imirimo yo gukiranuka y'abera. Muri iyo nkwano nimuzakura amavuta atarimo hidrokinone yitwa umwuka wera. Kugira ngo bagasura Yesu. Yesu ashimwe. Hanyuma kubera kavukira yawe, ntabwo nkubwira umunsi w'ubukwe, genda witegure n'ejo bwabo. Sezerano ndavuga ngo uri uwanjye. Yesu aguha umugisha. Subirizayo iyo esharupe. Ariko ubwo bwiza ufite, icyo cyubahiro ufite, aho wicaye, uko wambaye, uko bakwita mama kanaka, papa kanaka, umenye ko ari wabyiha ukuboko k'Uwiteka bikoze. None umugureho umuti wo gusiga ku matwi kugira ngo wumve, dore ari ku rugi rw'umutima wawe arakomanga, nubikunda araza musangire, ubika umutwe wawe. Turi mu gihe cyo kubenguka. Abantu bakoze divorce n'agakiza, bakoze divorce na Yesu kubera akagahenge, kubera ibihe turimo, kubera igihe, kubera ibihe, kubera imbaraga iriho. Abantu bimuye Imana barangije bimika ibindi, byatumye Imana ibareba nk'ababengutse. Igihe cy'ubenguka, ndatekereza ko amagambo yumvikanye neza. Tugiye gusenga. Imana yahamagaye bariya, uko aya magambo ntabwo yari ayabo. Imana ikora igira ngo ibone uko iganira namwe. Hanyuma umuntu uri muri iri teraniro, ko ndabizi ko umwuka wera yakoze, wumva hari ibintu yabengutse bikamutandukanya n'Imana, kujisho ry'Uwiteka ryarabibonye, gutwi ko yarabyumvise arabimenya. Natangaye nongeye kubona rwa rwabya rw'umujinya nicaye hariya kuri ya ntebe. Abashyitsi nibo batabizi, ariko abandi bo narababwiye. Ubutumwa nabuhawe 2019 mu mezi abanza, mbona urwabya rw'umuringa rufite umukondo ngo rumanuka ruva mu ijuru. Hanyuma ngo mbona rufashwe n'umunyururu, ngo ruraza rugera hafi yaho iyi purafo iri y'urusengero. Hanyuma ngo mbona uwo munyururu ngo ufashe ku ijuru, amaso yo kureba aho uwo munyururu ufashe. Arambwira ngo nukubera ibyaha by'abari mu isi. Umva ijambo ngezeho, ngo ariko cyane cyane ibyaha bikorwa n'abantu basenga baba mu nsengero. Ngo izina ryanjye riratukwa kubera bo. Arambwira ngo ihutubwira abantu bagira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Uwezwa ninde? Ni umukristo. Ntago umuntu utari wakizwa yezwa, ahubwo arihana. Undi muntu wihana ni umuntu waguye yari umukristo, uretse ko abaguye bose siko babyuka. Ariko ko wagize umugisha wo kugera hano, uyu ni umunsi wawe wo kubyuka ukongera ugahindukirira Imana. Yuri avuga ngo nugaruka nzakugarura, ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Twinjiye muri Covid 2020 mu kwezi kwa gatatu, narabuvuze kugeza mu kwa kabiri. Covid irangiye, tumaze kuva muri lockdown, byayerekwa riragaruka. Hanyuma arambwira ngo wibwiye yuko Covid ari uburakari. Ngo ariko Covid si uburakari, ahubwo ni reveil. Abantu baheruka mu ishuri ubwo baradusobanurira reveil icyo ari cyo. Ariko ndatekereza ko ari inkanguru, siko bimeze. Ariko ikibabaje nuko abantu babaye nk'ibya wa mugani ngushize impumu yibagirwa icyamwiruka
saga. Ndi hariya, ndi imbere y'Imana simbeshya. Ryaherekwa ryongera riragaruka rirambwira ngo ntuze gutaha utababwiye yuko uburakari bw'Uwiteka bukongerejwe abantu bose bimuye Imana bakabenguka izindi mana n'ibindi bintu byimuye Imana. Icyo kintu ufite muri wowe gisona cyane mu mutima wawe, ntago tujya kubirondora kuko ndabizi ko Umwuka Wera yagusuye. Icyo kintu gisona muri wowe ukumva kidakozwe bitakunda, gisona mbere y'Uwiteka, icyo nicyo gitera Imana gufuha kw'ikigirwa mana. Hanyuma rero Imana irashaka kubabohora izo ngoyi kugira ngo ibahe imbaraga zo kwirukana abadayimoni bari hano imbere yacu. Buri muntu wese muri iri teraniro umwe, haleluya, Imana yiteguye kumuha imbaraga zo kwirukana abadayimoni 1000. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Hanyuma rero turavanamo ibintu byitwa akamenyero. Umuntu wumva yatsinzwe n'ijambo ry'Imana nahaguruke dusenga n'Imana. Imana ikore icyo yagambiriye gukora, kuko yavuze ngo izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Irabizi ko mufite ibigeragezo, irabizi ko mufite intambara. Hari abantu bafite intambara hano, hari abantu bafite ibigeragezo bikomeye, ariko barindiriye Uwiteka, baramwumvira, baba maso, baramutegereje. Imana iravuze ngo ije kubakiza muri ibyo bibagerageza. Ariko hari n'abandi bageragezwa ibigeragezo bituruka kuko bimuye Imana, barangiza bakabenguka ibindi. Ibyo byabazaniye intambara, bafite inkoni zibatimbura. Bibiliya iratangaje ngo zimeze nk'inkoni zitimbura mu mbavu. Imana irashaka kubakiza izo nkoni zitimbura, ahubwo izana inkoni yo kubahesha, inkoni yo kubaragira, inkoni ikemura impaka. Nimwakira ijambo ry'Imana. Hari indi jambo ndenzaho, umuntu wumva yafatanya nanjye tugasengana Imana, nahaguruke mu mwanya we kandi ubanze ubitekerezeho. Ntago turi hano kugira ngo mukunde mutwereke ko mwahagurutse. Ijambo ry'Imana ryo ririhagije, ryagezeyo. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga. Urabizi ko wimuye ukabenguka, hagurukira imbere y'Imana. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nta ndirimbo ndi buririmbe. Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Nimutambuke mwegere hano tubasengere. Nicyo iyi tapi yateguriwe kugira ngo tubasengere Imana ibakureho izo nkoni, ibakureho ayo mahanga abahanda mu maso. Mwihute cyane, minota yagiye, dukeneye kumva abandi bakozi b'Imana kugira ngo nabo batuganirize.